Abadukurikiye Uwiteka baheri. Ndi mwene so Karegeya Robert, mbahaye ikaze mu cyigisho cy'uyu munsi. Tugiye kwiga ibisabwa kugira ngo tubane amahoro n'abantu bose. Mbere yuko dukomeza ngo dusobanure byinshi kuri iyi ngingo, reka dusenge. Turagushimiye cyane data mwiza udukunda twese, uri mu bwami bwera bwo mu ijuru. Urakoze cyane kuko uduhaye aya mahirwe, izina rya rihimbazwe. Turagusabye kugira ngo uduhe Mwuka wawe atuyobore, tugiye twiga ijambo ryawe, ari twe abavuga n'abateze amatwi. Umwuka wera yugurura imitima yacu kwakira amagambo yawe, tubigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Katwongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Nkuko tumaze kubabwira, turashaka kugira hamwe ibisabwa kugira ngo tubane amahoro n'abantu bose. Bibiliya idutegeka kubana amahoro n'abantu bose, ndetse ntabwo ibidutegeka mu buryo bworoheje, ahubwo ibidutegeka mu buryo bukomeye. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14 haranditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Urumva ko nukubikora dushyizemo n'umwete, inkomyi tukazikuzaho umwete wose. Hari ibintu bitatu muri Bibiliya Imana yategetse ishyizeho n'iryo tegeko ryo kubikorana umwete. Icya mbere ni ikivuga ngo gira umwete wihane. Ibyaha byaba bikikuryoheye, waba ukibifitemo inyungu, kwihana ntabwo birazikwa, ntabwo ari ibintu byo gukorwa gake gake ngo bizagera ku bitungane. Bibiliya avuga ngo gira umwete wihane. Icya kabiri nahavuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ibyo nabyo si bisabwa gukora buke buke, ahubwo ni ibintu dusabwa gukora tubishyizeho umutima, tubimariyemo imbaraga. Gira umwete, mugire umwete wo kunyura mu irembo mu irembo rifunganye. Icya gatatu rero ni iki turimo kwiga, ni iki tugiye kwiga. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ibyo bintu uko ari bitatu, kunyura mu irembo rifunganye, kwihana no kubana amahoro n'abantu, Bibiliya idutegeka kubikora tubishyizemo umwete. Noneho rero tugiye kurebera hamwe ibikenewe kugira ngo ubane amahoro n'abantu bose. Muri iki gitabo cy'Abaroma ibice 12 ndasoma umurongo wa 18 hashimangira ibyo tumaze gusoma mu gitabo cy'Abaroma, nabyo nako mu gitabo cy'Abaheburayo naho 12 umurongo wa 18 igitabo cy'Abaroma haranditse ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose, abakwemera n'abatakwemera, abafite icyo bakumariye n'abatafite icyo bakumariye, abakwiyenzaho n'abakugwa neza, bose Bibiliya irategetse ngo ubane amahoro nabo. Iri tegeko ryo kubana amahoro n'abantu bose n'umunyezaburi yarigarutseho. Igitabo cya Zaburi ya 34 turaza gusoma duhere ku murongo wa 13. Naho haranditsemo aya magambo agira ati: ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Igisubizo: ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwe yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Urumva ko gushaka amahoro ni inshingano itegetswe buri muntu wese, nk'imwe muri kondisiyo z'ibisabwa kugira ngo umuntu kugira ngo abone ubugingo no kurama. Niyo mpamvu rero mu cyigisho cya none tugiye kurebera hamwe ibisabwa kugira ngo umuntu abane amahoro n'abantu bose. Kubana amahoro n'abantu bose birashoboka,
ariko kugira ngo bishoboke hari bigomba kuzirikanwa. Icya mbere ni ukumenya yuko abantu dufite imiterere itandukanye. Bijya bibaho umuntu akoroshya ibyo wowe waremereje bikakuremerera, haba mu muryango, haba mu kazi, haba mu itorero, cyangwa no mu bundi buzima abantu bahuriramo. Bijya bibaho umuntu akoroshya ibyo wowe waremereje bikagukomeretsa, bikakubangamira, bikakuvuna mu mutima. Kugira ngo rero nk'umwakire ushobokane nawe kandi ajya aremereza ibyo wowe woroheje cyangwa koroshya ibyo wowe waremereje, bigusaba wowe kumenya ko mu miterere yacu nuko turemwe, abantu twese ntabwo dufite imiterere isa. Ndagira ngo ngira amagambo nsoma muri iki gitabo ya Abaroma ibice 15, turasoma umurongo wa 7 muri iki gitabo cy'Abaroma ibice 15 umurongo wa 7. Ijambo ry'Imana ritubwira aya magambo akurikira: nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye, kugira ngo Imana ihimbazwe. Iri jambo rivuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye. Imana ijya kutwemera ntabwo yatwemeye ari uko tumaze gukosoka, ahubwo tujya dusanga Imana mu ntege nke zacu, tugasanga Imana tugifite amakosa, tugasanga Imana tugifite inenge hanaha, ariko Imana ikatwemera uko turi. Iyo twemeye uko turi igenda idukosora. Mbega ni nk'umubyeyi wabyara umwana ufite ubumuga runaka, kuko ari uwe, kuko amubyaye, ntabwo ubwo bumuga bujye butuma muta, ntabwo ubwo bumuga bujye butuma mwanga. Aramuvuna akabyemera. Uko niko natwe muri sosiyete kugira ngo tubane n'abandi dusabwa kumenya yuko muri kamere yacu turemanywe imiterere itandukanye, noneho tukemerana nk'uko Kristo nawe yatwemeye. Iyo niyo ntambwe ya mbere isabwa mu rugendo rwo kubana amahoro n'abantu bose. Mu rugendo rwo kubana amahoro n'abantu bose, iyo ibyo bintu utabizirikanye, ushobora gusebanywa n'abantu bose ndetse n'uwo mwagashobokanye. Urugero rugufi no muri Bibiliya rurimo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 15 umurongo 36, harimo inkuru y'intumwa Pawulo na mugenzi we Barinaba. Intumwa usomye ibyanditswe byera zose zari zuzuye umwuka wera, bari abakozi bazira amakemwa, bari abakozi b'ingirakamaro. Ariko igihe cyabayeho baza gushwana, baratongana. Bibiliya iravuga ngo habaho intonganya nyinshi hagati yabo, bapfuye ikintu kimwe, bapfuye umukozi mugenzi wabo witwa Mariko, wari mwiza mu mutima, ukunda umurimo w'Imana, ariko akaba umunyantege nke udashoboye kwihanganira ibibazo. Igihe kimwe bajyana mu murimo w'Imana, bahurirayo n'ibigeragezo byinshi, ari inzara, ari ugukubitwa, ari ibikangisho. Nuko uwo muhungu wari ukiri muto witwa Mariko arabacika, arabatoroka, asubira mu rugo iwabo. Ariko ubwo ntiyarahakanye ibyo kwizera, nta nubwo yari yanze Imana. Pawulo ananirwa kwihanganira intege nke z'uwo musore, ananiwe kwihanganira intege nke z'uwo musore, ariko Barinaba akamubonamo ko burya agatima ko kubaha Imana kakimurimo, amubonaho ko urukundo rwo gukunda umurimo w'Imana ruwukirimo. Bapanze urugendo rw'ivugabutumwa rwa kabiri, Pawulo ararahira arirenga ati sinajyana nawe n'ibyo wadukoreye ubushize. Ariko Barinaba aravuga ati turajyana. Barabishwanira, barabitonganira. Iyo nkuru yanditswe mu Byakozwe n'Intumwa 15:36. Ubwo urareba yuko icyo bari bapfuye kimwe, ni ugutekereza yuko abantu twese dufite imiterere isa. Ntabwo bibaho. Hari ingingo ujya ugiraho imbaraga, undi akazigiraho intege nke. Hari ibikubangukira, undi we bikamukomerera.
hari ibikorohera, hari ibitagira icyo bigutwara ariko undi bimukomeretsa. Iyo tumenye yuko muri kamere yacu turemwe mu buryo butandukanye, bijya bidufasha kubana amahoro, bijya bidufasha gushobokana n'abantu bose nubwo baba bafite imiterere idahwanye n'iyacu. Ndagira ngo kuri iyi ngingo nsome igitabo cyitwa umurimo w'ivugabutumwa cyangwa abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, Gospel Workers, urupapuro rwa 473. haradusobanura byinshi ku birebana n'ibyo. Igitabo cyitwa umurimo w'ivugabutumwa cyangwa abakozi babwiriza ubutumwa, page 473, harimo aya magambo agira ati: Every association of life calls for the exercise of self-control, forbearance and sympathy. Haranditse ngo abantu bose duhamagariwe kubana nabo muri ubu buzima, cyangwa itsinda ryose ry'abantu twabarizwamo mu buzima ridusaba kuba abantu bihangana, bikadusaba kuba abanyempuhwe ndetse no kumenya kwitegeka. Ibyo bintu bitatu, kumenya kwitegeka, kugirira abandi impuhwe, icya kabiri no kuba umuntu wihangana. Aho uzaba hose, haba mu banyeshuri ugiye kwigisha, haba mu bana bawe mu rugo rwawe, haba mu bakozi bawe ukoresha, haba mu bakoresha bawe, muri sosiyete yose, haba mu itorero, haba no muri korali, sosiyete yose wisanzemo mu buzima igusaba ibintu bitatu kugira ngo uzamenye kubana n'abamahoro, uzashobore kubana n'abamahoro: kumenya kwitegeka, kwihangana no kubagirira impuhwe. Impamvu irasobanurwa mu magambo akurikiyeho. Haranditse ngo we differ so widely in disposition, habits and education that our way of looking at things vary. Ati tujya dutandukanye bihabya, haba mu kamenyero, haba mu burere twahawe, haba mu mico twatoje. Ibyo bijya bituma uburyo tubonamo ibintu butandukana cyane. We judge differently, our understanding of truth, our ideas in regard to the conduct of life are not in all respects the same. Uburyo tubonamo ibintu, uburyo dusobanukirwamo ukuri, uburyo dutekerezamo ibintu bugiye gutandukana, ntabwo bujya buhura kuri buri ngingo. Niyo mpamvu hari ibyo waremereza undi akabyoroshya, niyo mpamvu hari ibyo watekereza ko ari iby'ingenzi undi we ntabibonemo agaciro, niyo mpamvu hari icyagukomeretsa kandi ugikoreye undi watakomereka. Noneho iyo umuntu amaze gusobanukirwa ko ari uko turemwe, ujya ushobokana n'abantu bose. Ari uwaremereje ibyo wowe woroheje, ari uworoheje ibyo wowe wakomeje, mukabana amahoro, ukavuga uti buriya nukateye, nukaremwe, niko imitekerereze y'imera. Noneho ukamwakira utyo. Ibyo bijya bituma twemerana nk'uko Kristo nawe yatwemeye. Ubwo na Paulo iyaza gusobanukirwa ko Marika ari umunyantege nke, ari uko imiterere y'imera, aba yaramwihanganiye kimwe na Barinaba. Ariko uko kutabona ibintu kimwe byatumye Barinaba abona nta mpamvu yo guta Mariko bitewe n'ibyo yari yakoze, akabona atari ikosa ryatuma muta ngo atume badakorana. Paulo nawe akareba umuntu wabaye ikigwari bene ako kageni, atakongera gukorana nawe ngo bazagira umubyizi. Ubwo bari bapfuye kutasobanukirwa yuko mu miterere yacu turemwe mu buryo butandukanye. Ndagira ngo Imana rero yabimenye mbere, iduha inama nyinshi kuri iyi ngingo. Reka dusome n'iyi yo mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 2. Igitabo cy'Abagalatiya 6:2 haranditse ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo uko abariko musohoza amategeko ya Kristo. Iri jambo kwakirana ibituremerera risobanuye ngo aho undi afite intege nke ukwiriye kuhamwihanganira,
ahundi atinda kumva ukamutwara uko, ahundi ahubukana ibintu ukamwihanganira. Ibyo bijyo bituma societe yose urimo ushobokana nayo. Noneho reka tujye ku ntambwe ya ku cya kabiri gisabwa. Ikindi kintu cya kabiri gisabwa kugira ngo umuntu ashobokane n'abantu bose ni ukumenya gukosora mu buryo bwiza. Mu buryo turemwe, abantu twese turema mu makosa. Uhereye kuri wowe ubwawe hari n'amakosa wikosereza, ukavuga uti kuko iyo mbikora ntya, ukabona aribwo nawe ubwawe ujya wikosereza. Ubwo rero umuntu wikosereza, gukosereza abandi byo biroroshye cyane. Noneho ibyo bituma hamiriza yuko ubuzima bwo ahantu hose uzaba, baba abakozi ukoresha, baba abana bawe mu rugo, baba bo muririmbana muri korale, baba musifatanije inshingano mu itorero, baba abo muhuriye mu buzima busanzwe, baba bo musangiye imishinga, abantu haba harimo abazagukosereza. None kumenya kubakosora mu buryo bwiza nabyo bijya bituma ubana amahoro n'abantu bose. Ariko akenshi nk'abantu tugira intege nke zo kutamenya gukosora, kandi akenshi iyo umuntu mukosoye arakosoka. Iyo umuntu ari amafuti y'imiterere, ari amafuti ashingiye ku bwenge buke, ari amafuti ashingiye atarimo kugambirira kukubabaza, iyo umukosoye ajya kosoka. Ariko akenshi twebwe tujya tugira icyo bita kunenga aho gukosora, aho niho ibintu bipfira. Gukosora no kunenga ni ibintu bibiri bitandukanye. Kunenga ntabwo kujya gukosora umuntu, ariko gukosora ko kujya kumukosora bigashoboka. Kunenga ni iki no gukosora ni iki? Kunenga ni ukugaya umuntu ushingiye ku makosa yakoze, kandi iyo umuntu mugaye ntabwo uba ukimushoboye, ndetse na metode ukoresheje ntabwo yemerwa na Bibiliya. Turasoma igitabo cy'Imigani ibice 14, turasoma umurongo wa 22, harimo aya magambo agira ati, haranditse 14 Imigani umurongo wa 22 haranditse ngo yego ugaya, ni umurongo wa 21, ugaya umuturanyi we abakora icyaha. Ariko ugaya umuturanyi we abakora icyaha, uwo mugabane w'uyu murongo niwo nshaka. Mbega umuntu wese wagaye ubutakimukosoye, yaba umwana uri mwarimu ukabanza kumwereka ubupfu bwe, ukanza kumwereka ko ntacyo amaze, ibindi byose biba bitari bugire. Bibiliya idutegeka gukosora, ariko ikatubuza kunenga. Ndetse iyo unenze, iyo ugaye umuntu ngo ubukoze icyaha, igice cya 11 nanone Bibiliya yagarutseho kuri icyo kintu, ndetse gicyaha mu magambo akarishye. Imigani 11 umurongo Imigani 11, ugaye umuturanyi we ngo nta mutima agira. Muri iki gitabo cy'Imigani naho hakomeza havuga amagambo ateye atyo katuyarebe. Igitabo cy'Imigani nkuko twamaze kubivuga 14:21, ndetse n'igice cya 11 umurongo wa 12. Ugaye umuturanyi we nta mutima agira, ariko umuntu ujijutse aricecekera. Noneho mwibuke turimo kwiga ibisabwa kugira ngo ubane amahoro n'abantu bose. Twatangiye icyigisho cyacu tubona ko iki kintu cyo kubana amahoro n'abantu ntabwo Bibiliya yakidusabye mu buryo bworoshye, ahubwo yavuze ngo mugire umwete wo kubana amahoro n'abantu bose. Nkuko yavuze ngo ugire umwete wihane, nkuko yavuze ngo mugire umwete wo kunyura mu nzira ifunganye. Ibyo bintu ko ari bitatu mu buzima bwo gushaka agakiza, mu buzima bwo gushaka kuzura n'Imana,
ntabwo bigomba gukoranwa intege nke, ntabwo bigomba gukorwa uyu munsi ngo ejo bundi bisibe, ahubwo ni ukubikora dushyizemo umwete. Mu gitabo cya Zaburi kimwe n'igitabo cya Petero ho haranditse ngo ushaka kubona ubugingo agashaka kurama ngo azibukire gukora ibibakora ibyiza. Urumvira ijambo ngo kuyashaka ukayakurikira kugeza ubwo yashyikiriye, byerekana yuko ujya kuyageraho nayo akagira uko agukwepa, ariko nawe ukaba udasabwa kugarukira, ugasabwa kuyakurikira kugira ngo uyashyikire. Mukavuga uti uyu muntu nubwo tudateye kimwe, nubwo tudahuza, nubwo nzambiriza, ariko tugomba gushyirwa tubanye amahoro, ukabikurikira. Ubwo rero inzira ya mbere yagufasha ni ukwakira imiterere ye, ukabimenya yuko ari uko turemwe. Ntabwo tujya tureba ibintu kimwe, ntabwo tujya turemereza ibintu kimwe, ibitunezeza si bimwe, ibitubabaza si bimwe. Nkuko tudasangiye imico nidusangira uburere, niko tudasangira n'imyumvire, niko tudasangira n'imbaraga. Ibyo bijya bifasha umuntu kubana umuntu amahoro. Icya kabiri rero ni ukumenya gukosora, ukamenya ngo uwampemukiye, uwampombeje, umwana wasibiye mu ishuri, mbega byose ukamenya uburyo bwo kumukosora atari ukumugaya, kuko Bibiliya avuga ngo ugaye umuturanyi we abakora icyaha, ikongera kavuga ngo ugaye umuturanyi we nta mutima agira. Muri cya gitabo twahoze dusoma cy'umwuka buhanuzi, abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, ndagira ngo nongere nsomeho andi magambo ari ku page ya 479. Icyigisho ni kimwe twasomagamo 479 y'iki gitabo abakozi babwiriza ubutumwa bwiza. Ndasomamo aya magambo agira ati, yego 479 y'iki gitabo harimo amagambo avuga ngo cultivate the habit of speaking well of others. Ujye wimenyereza kureba ibyiza biri mu bantu no gukunda kuba ari byo bavugaho. Dwell upon the good qualities of those with whom you associate. Ujye ukunda kujya ureba no kujya uganira ku byiza byabo mubana, and see as little as possible of their errors and failings. Kandi amafuti yabo nibibananira ntukajye ukunda kubyibandaho. When tempted to complain of what someone has said or done, praise something in that person's life of character. Igihe igishuko kikuziye cyo kwivovotera imiterere cyangwa imigirire cyangwa amagambo ya mugenzi wawe, ujye ukirwanisha gushaka icyiza cyo mu mico ye, aba ari cyo uvuga, aba ari cyo utindaho, bizakwibageza ibya bindi bito yishe. Cultivate thankfulness. Wimenyereze kugira umutima ushima icyiza. Praise God for his wonderful love in giving Christ to die for us. Ndetse mu gihe bikubabaza n'ibikuvuna bije mu mutima, uzajye ubirwanisha guhimbaza Imana kubw'urukundo yadukunze kaduha Yesu, bizakwibagiza ibyakubabazaga. Ngwiyo inama twahawe yo kudushoboza uru rugendo rwo kubana amahoro n'abantu bose, kubana amahoro n'abantu bose. Nuko hepfo akomeza avuga ati, hepfo akomeza agira ati, instead of criticizing and condemning others, say I must work out my own salvation. Mu cyimbo cyo kunenga no gucira abandi hiteka, ahubwo uzajya uvuga uti yewe ngiye kurwana n'agakiza ku mutima wanjye. Noneho reka dukomeze dusome. Haranditse ngo I must watch myself diligently, I must put away every evil from my life. Umushinga wawe n'intego yawe ibingo, ngomba kwibera amaso nshishikaye, ngomba kuvana ikibi cyose mu mibereho yanjye. I must overcome every fault.
ngomba gutsinda ifuti ryose riri mu buzima bwanjye. I must become a new creature in Christ Jesus. Ngomba kuba ikiremwa gishya muri Kristo Yesu. Then, instead of weakening those who are striving against evil, I can strengthen them by encouraging words. Muri ubwo buryo, aho kugira ngo uce intege wa muntu urimo kugundagurana n'ibibi, ahubwo uzahinduka uwo kumukomeza no kumukomeresha amagambo amutera akanyabugabo. Nuko uko niko Imana yagennye kuzirikana ibi bijye bidufasha kubana amahoro n'abantu bose, ari abanyamafuti, ari abatunganya, ari abumva vuba, ari abatinda kumva, tugashobokana nabo bitewe no kuzirikana ibi bintu. Ndagira ngo iyi ngingo nyiveho maze gusoma aya magambo, nayo aboneka mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima cyangwa Ministry of Healing ku rupapuro rwa 483. Haranditse ngo we differ in character, in ideas, and in the way we look at things. Turatandukanye mu myumvire, mu mitekerereze no mu buryo tubonamo ibintu. Therefore, we should bear with each other. Tugomba kwihanganirana. Help each other to reach the goal. Kandi buri wese agafasha mugenzi we kugera ku ntego. Reka twihutire kujya ku ngingo ya 3 nanone y'ibikenewe kugira ngo tubane amahoro n'abantu bose. Kugira ngo tubane amahoro n'abantu bose, ingingo ya 3 ikenewe ni ukumenya kwihanganira kugirirwa nabi. Kwihanganira kugirirwa nabi. Buri umuntu ushoboye kubana n'abantu bamutunganiriza gusa, ibyo ntawe byananira. Umuntu niyo yaba ari mubi, ntawabana n'abamugirira neza, n'abamutunganiriza, n'abatamuzambiriza ngo bimunanire. Ahubwo umuntu aba mwiza iyo ashoboye kubana n'abamuzambiriza, n'abamuvuniye agashobora kubihanganira. Muri iki gitabo ndagira ngo nsomemo amagambo ateye ati. Ndasoma igitabo cya kindi cy'umurimo cy'abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, nsome ku rupapuro rwa 475 ahagana kuri 476 harimo aya magambo n'ubundi. Yego 475 harimo aya magambo avuga ati do not retaliate. Mu buzima ntukajye wihimura. Uwagututse ntukamutuke, uwakwimiye ntukamwime. Iyo umuntu aguhemukiye ntiwihimure, bimuca intege zo kuguhemukira ubwa kabiri. Ariko iyo aguhemukiye nawe ukihimura, bituma ubwa kabiri aguhemukirana umwete, ubwo kabura nawe wagizemo uruhare rwo kugira ngo akomeze kugirira nabi. Remove all cause for misapprehension. Icya kabiri, ujye ukuraho impamvu zose zatuma umuntu agutekereza uko utari. Icya gatatu, avoid appearance of evil. Wirinde igisare kibi cyose. Do all that lies in your power without sacrifice of principle. Ujye ukora ibigushobokera byose kugira ngo wuzure n'uwo muntu, cyokora utabambye hamwe. To conciliate others, kugira ngo ubane amahoro n'abantu bose. Noneho, if impatient words are spoken to you, never reply in the same spirit. Nubwirwa amagambo ashaririye, uzajye wirinda gusubiza mu mwuka uwo wakubwiye yari afite. Remember that a soft answer turns away the wrath. Ujye uzirikana aya magambo ya Bibiliya ngo igisubizo cyiza gihosha uburakari. And there is a wonderful power in silence.
kandi ko guceceka birimo imbaraga ikomeye. What is spoken in reply to one who is angry sometimes serve only to exasperate. Iyo umuntu akubwiye yarakaye nawe ukamusubiza, ibyo umusubize akenshi bijya birushaho gutuma uburakari bwiyongera. But anger met with the silence in a tender forbearing spirit quickly dies away. Ariko uburakari uko bwangana kose, iyo uhanganye nabwo ukoresheje guceceka kandi ugacecekana umutima wihanganye, ujya ubwica butamaze kabiri. Iki nacyo ni icy'ingenzi mu rugamba no mu mushinga wo kubana n'abantu bose amahoro. Iki gitabo gikomeza kivuga ngo under storm of sting, fortifying words keep the mind stayed upon the word of God. Nukubitana n'umugaru w'amagambo akubabaza ahanda nk'amahwa, amagambo yo kugushakamo amafuti, ujye urindira umutima wawe ku Mana. Let the mind and the heart be stored with the promises of God. Muri ako kanya uzajya ubuza umutima wawe gutekereza kuri ibyo bikugirirwa, ahubwo utekereze ku masezerano y'Imana. Ibyo bizatuma unyura mu kibi nkaho kitariho. Batanze urugero rw'ibyabaye kuri Dawidi mu gitabo cya kabiri cya Samueli ibice 16 umurongo wa 10. Ni igitekerezo tutari gusome ariko kizwi. Dawidi yahuye n'ibyago bibiri. Bwa mbere umuhungu we yaramugomeye, amwirukaho ashaka kumwica. Mu nzira arimo guhunga ahura n'undi muntu wo mu bwoko bw'Ababenyamini wababajwe nuko mwene wabo w'Umubenyamini witwa Sawuli yakuwe ku ngoma Dawidi wo mu muryango wa Yuda akayijyaho. Urwo rwanga akaba yari ufite imyaka myinshi ariko yarabuze harugaragariza. Ageze Imana abonye Dawidi arimo guhunga, umuhungu wamwiruka nk'ashaka kumwica, abona yuko ubutegetsi bwamuvuye mu maboko. Rwa rwango rwe abona harugaragariza, amutuka ibitutsi byinshi, amutera amabuye, amutera umukungugu. Ariko Dawidi ashyira ku munzani, yareba ibyo umuhungu we arimo kumugirira, akareba n'ibyo uwo munyamahanga arimo kumugirira, biriya bigira ubusa, abitesha agaciro. Avuga ati subu ndababazwa nuko antutse umwana wanjye wo ko ashaka kunyica. Nuko abyema agaciro. Byatumye agenda agera yajya, ararya, arasinzira. Ntiyabuzwe bitotse nuko hari uwamutuzuguye, ntiyabuzwe bitotse nuko bamucyuriye, ahubwo yabitesheje agaciro nabyo birakabura. Burya kenshi ibitubuza amahoro tuba twabishyigikiye, tuba twabiteye imbaraga. Noneho ikindi dusoma ngo nukuzajya tureba inyungu iri mu byiza mu bibi birimo kutubaho uwo mwanya. Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 5 kirimo ayo magambo yanditswe ku rupapuro rwa 344. Reka tuyasome nayo kugira ngo adufashe, kuko turimo kwiga ibisabwa kugira ngo tubane amahoro n'abantu bose. Muri iki gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 5 page 344 harimo aya magambo avuga ngo life is disciplinary, ubuzima ni ishuri. While in the world the Christian will meet with adverse influences, tukiri mwisi buri mukristo azajya ahura n'ibimubangamira cyangwa ibimurwanya. There will be provocations to test the temper, hazajya haduka ibitwendereza kugira ngo kamere yacu igeragezwe. Ni nayo mpamvu n'umuntu nagutuka, naguhombya, naguhemukira, uzajye ubanza gutekereza cyangwa se ni Imana yamutumye ngo amemukire arebe yuko kamere yanjye urugero igeze hihinduka. And it is by meeting this in a right spirit that the Christian graces are developed. Kandi gusakirana n'ibyo bintu ufite umutima utunganye nibyo bituma ubuntu bwa Kristo bukugwiriramo.
If injuries and insults are meekly borne, if insulting words are responded to by gentle answers, and oppressive acts by kindness, this is evidence that the Spirit of Christ dwells in the heart. Iyo amagambo akomeretsa, amagambo y'ibitutsi uyihanganiye, ibitutsi ukabisubizanya amagambo y'ubupfura, ibikorwa by'ubugiranabi ugirirwa ukabyitura ineza, icyo kiba ari ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana ari mu mutima wawe. That sap from the living vine is flowing from the branches. Ko amakaka maturuka mu muzabibu w'ukuri ari we Yesu arimo gutembera mu mashami ariyo wowe. We are in the school of Christ in this life. Tukiri muri ubu buzima turi mu ishuri rya Kristo, where we are to learn to be meek and low of heart, aho tugomba kwigira kuba bagwaneza naboroheje mu mutima. In the day of final accounts, we shall see that all the obstacles we meet, all the hardships and the annoyances that we are called to bear, are practical lessons in the application of the principles of Christian life. Ku munsi w'amateka nibwo tuzasobanukirwa ko ingorane zose twahuye nazo, ibitugwa nabi byose twahuye nabyo, ibitwendereza twahuye nabyo, ku byabaga ari ibyigisho bishyizwe mu bikorwa Imana yaduhereye kugira ngo dushyire mu bikorwa amahame y'ubuzima bwa gikristo. Umenye ibyo wakumva ntacyo bigutwaye, kuko umunyeshuri mwiza wese ajya yishimira umunsi w'ikizami, nubwo kiba kigoye, ariko abazi yuko uwaba mwarimu akagira umutima mwiza akazajya yigisha abana ntabaha ibizami ari ukugira ngo atabatera stress. Nekereza ko nawe imyigishirize ye yaba nta kizamarira abo banyeshuri. Noneho reka iyo ngingo tuyiveho tugane ku yindi. Icya gatatu, icya kane kijya gifasha umuntu kubana amahoro n'abantu bose ni ukwemera amakosa. Kwemera intege nke wagize, kwemera amakosa. Mu buzima bw'abantu ntabwo umuntu ajya babazwa cyane n'ikosa yakorewe, nkuko ajya babazwa nuko wari mukoreye atabyemera cyangwa atababajwe nabyo. Umuntu aguhombeje akantu gato cyangwa akaguhemukira agahemu gato, undi akaguhemukira igihemu kinini, ariko wa wundi waguhemukiye kinini utaranabimenya akazindukira ku muryango wawe agakomanga ati muriyo, ati turiyo, na mahoro, ati nta mahoro ariho, byagenze bite? Akagutekerereza ati burero wansize kwiduka, ndarangara sinakinga, nabyibutse saa 8 z'ijoro, nagiye kujyayo nsanga ibintu babyibye. Ubu ufite uko wakwihangana, ariko wa wundi waguhemukiye ikosa rito yarangiza agashaka impamvu, yagashaka urwitwazo, akazabiburana umaze nk'amasaha 3, akazabyemera umaze nk'amasaha 3 mwemeza. Igikomera gusigira kirute cya wa wundi waguhombeje ibikomeye ariko wabyemeye. Kwemera amakosa ni ikintu kijya gifasha kubana amahoro n'abantu bose. Uwo wakerereje atarakubaza impamvu yamukerereje, ukamubwira ati umbabarire nakwiciye gahunda, byagenze biti, umugeraho urugendo rugakomeza neza. Kwemera amakosa bijya bifasha umuntu kubana amahoro n'abantu bose. Niyo mpamvu burya n'Imana ubwayo igikunda abantu bemera amakosa. Dawidi yagize amakosa, ariko rimwe yirase uburyo asa nkaho yatsinze Imana. Muri aya magambo ya Zaburi ya 34 yaravuze ati, Zaburi ya 34 harimo aya magambo avuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye, nakwemereye ibyaha byanjye. Ubwo rero
Imana iyo wayemereye ibyaha byawe nayo iba ubonye igisubizo yifuza mu buzima. 32 umurongo wa 5, nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Niba n'Imana iyo ugiye wemera ibura uko ikugenza, urugero rw'ibyo waba wahemutse byose, gukiranirwa kwawe nubwo kwaba kungana n'umusozi, ukagenda ukajya imbere yayo ubyemera, nayo igibura uko ikugenza, igibura uko gusubiza inyuma. No mu buzima bwo kubana n'abantu, iyo umuntu yemera amakosa, haba mu rugo, haba mu kazi, haba ku ishuri, haba mu yindi sosiyete hanze aho wabarizwa hose, umuntu wemera amakosa ye nta ujya unaniranwa nawe mu buzima. Umuntu wemera amakosa ye nta ujya unaniranwa nawe mu buzima. Reka twihute turebe n'icya 5 gikene mu kubana n'abantu bose amakosa, nako kubana n'abantu bose amahoro, no kwemera gucyahwa. Kwemera gucyahwa, nkuko dufite inshingano yo gukosora abandi, dukwiriye kwemera gukosorwa, tukemera gucyahwa. Umuntu wese ukosora ntakurwara inzika. Umuntu wese ucyahira ifuti yakoze ntakurwara inzika, ntagendana umutima ubabaye, ahubwo akagushimira ko wamukosoye. Wabana nawe ubuzima bwose, mwatangirana umushinga mukazawusozanya. Ariko umuntu wese ukosorwa akarakara, umuntu wese ukosorwa akarwara inzika, umuntu wese ucyahwa akabona icyubahiro yeshye ukivogereye, aba ari mubi. Kubana nawe bisaba gushinyiriza. Ndagira ngo dusome muri Bibiliya, harimo inkuru ebyiri zanezeje. Iya mbere mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 11, intumwa y'icyubahiro uwitwa Petero wari mu bambere bakurikiye Yesu, uwo Yesu yari yaratoranije ngo abe umwungeri w'umukumbi. Rimwe yaje gukora amakosa, ayo makosa ayakora ayatewe n'intege nke. Pawulo aramucyaha, Petero ntiyishyira hejuru, Petero ntibyamubabaza, ahubwo arabyakira. Uwo ni umutima ukwiriye kuranga abantu bose bakorana. Reka ayo magambo yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 11, haranditse ngo ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, namugishije impaka duhanganye, kuko yari yabonetsweho n'umugayo. Kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo, yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigeze yariyufura arabanena, kuko yatinyaga bakebwe. Ibi ntabwo Petero yari yabikoranye umutima mubi. Kubasoma Bibiliya niba mwibuka, Petero niwe wa mbere mu ntumwa za Yesu wasangiye n'abanyamahanga, ndetse bagenzi be benda kubimuziza. Igihe Imana yamutumaga kwa Korneliyo, yaragiye na delegation yarayoboye, asanga y'abantu asangira nabo. Avuyeyo, Abayuda kuko bari bafite umuco wo kudasangira n'andi moko, baramurakarira cyane, ariko yisobanura avuga ko Imana yamutumye, ndetse abaha ibihamya yuko Imana yakuyeho itandukano hagati y'abantu. Noneho baremera, ariko baratsindwa, ariko mu mutima ntibemera neza. Wa muco wabo bo barawukomeza. Igihe kimwe Petero yasuye muri Antiyokiya, abayiminsi akomeza gusangira n'abanyamahanga. Delegation iturutse i Yerusalemu ihageze, aratinya. Yibuka uburyo bamwicaje bwa mbere, n'uburyo bamututse ngo yasangiye n'abanyamahanga. Aravuga ati noneho nibambona nanone ikibazo kiravuka. Mu gushaka kubagusha neza, nawe ariyufura ntiyongera gusangira n'abanyamahanga. Arangije nawe arabanena, kandi yaramaze iminsi asangira nabo. Pawulo abona izo ntege nkeze, aramubwira ati se ubundi ubutumwa dufite
ko ari ubwo gusenya urusika ruri hagati y'abanyamahanga n'abayuda, ukaba wari wabitangiye neza, wabona bene wanyu baza ukiyufura, none ruzasenyuka rugeze rute? Aramucyaha ku mugaragaro. Petero nubwo yarushaga Pawulo inararibonye, ntabwo yigeze yinuba, ntabwo yigeze arakara, ntabwo yabonye yuko uburenganzira bwe buvogerewe. Bakomeje gukora neza, barinda basoza neza. Umuntu wemera gucyahwa, umuntu wemera gukosokwa, nta muntu ujya umurambirwa mu buzima, nta muntu ujya unaniranwa nawe. Niyo mpamvu kwemera gukosorwa cyangwa kwemera gucyahwa ni ikintu cy'ingenzi mu rugendo rwo kubana amahoro n'abantu bose. Twihuse muri Bibiliya harimo indi nkuru ya kabiri yanditswe mu gitabo cyo kubara ibice 12 umurongo wa mbere no gukomeza. Uwitwa Aroni mukuru wa Mose, umutambyi mukuru mu Isirayeli, yakoze icyaha cyo kugira intege nke, akaganzwa n'ibyifuzo by'abantu, abaremera ikimasa. Amaze kubaremera ikimasa, baragisenga. Mose wari wagiye ku musozi aho Imana yari yamuhamagaye, agarutse asanga Abisirayeli baguye muri icyo cyaha. Acyaha Aroni imbere y'iteraniro. Amaze gucyaha Aroni amurwara inzika. Icyo kintu ni kibi, kubana n'umeze atyo biravuna. Umuntu uri bukora amakosa wayamwereka, ukayamucyahira, akakurwara inzika, akakwanga. Muzasoma muri iyo nkuru. Amaze kumucyaha ku mugaragaro, nubwo icyo mucyahiye cyafatikaga, ndetse navuga ngo yamucyashye umucyaha utangana n'icyaha yakoze, kuko iyo hatavangamo imbabazi yagombaga kurimbukana n'abasenze icyo kigirwamana yabaremeye. Ariko nyuma yaho ibyo bintu birangiye, iterane mbega bagarutse mu buzima busanzwe. Aroni abona uburyo yasebeye imbere y'iteraniro. We ntiyareba impamvu yamuteye guseba, ko ari za ntege nke yagize akaremera abantu ikigirwamana bamusabye. Ahubwo we areba uburyo Mose yamucyashye atitaye ku cyo yamucyahiye, maze yihererana mushiki we bari basangiye inshingano. Ngo banegura Mose, ngo harya ngo Imana ivugana na Mose Musa, ngo harya we ngo ubwo we aratunganye, ngo ko yashatse n'umugore w'umunyamahanga kazi, nawe batangira kumushakamo inenge, bamunegura tumva. Ariko babitewe nuko basebye, ko bagize intege nke zo kwemera iteraniro gukora ibyo bashaka, Mose akabacyahira imbere yabo. Bamuneguye, Mose ntabwo yabyumvise, nta n'uwahavuye ngo mushyire inkuru, ahubwo Imana yabyumvise iri mu ijuru. Yabwira Mose ngo hamagara Aroni na Miriyamu baze hano. Yo Mose wagira ngo hari icyo Imana yenda kubabwira nk'uko yari isanzwe bigenza. Bahageze irababwira ngo niko Aroni. Mu Isirayeli hari undi muntu uhanye na Mose? Ngo ya. None kubera iki mwamuneguye? Babura icyo basubiza. Mose nawe aryumviraho ari Imana imenyeye ibanga. Miriyamu asesa ibihembe, nuko Mose yabasabiye bagombaga gupfa ari ababembe, bazize icyaha kimwe cyo kutemera gucyahwa cyangwa kurwara inzika uwagucyashe. Iyo ngesi y'umuntu atayiyambuye ijya imunaniza. Ujya kwa shangazi uri umwana, mukabayo wakora waryamira akagucyaha, ahubwo ugataha ugiye kumuteranya n'iwanyu ngo ngo shangazi ni umugome, ngo iyo ugiye yungora kugenda, kandi ari ikosa ryawe yagucyahiye, aho kwemera ikosa ukajya kumuteranya. Ahubwo we aho kahava ukajya ku ishuri, mwarimu yagucyahira uburangare, ukavuga utiriya kiriya kigo kigisha nabi, ahantu hose ukananiranwa nabo. Rero kwemera gucyahwa, kwemera gukosorwa ni ikindi kintu gikenewe mu buzima, mu rugendo rwo kubana amahoro n'abantu bose. Deka dusoze tuvuga igiheruka, nukumenya kurenza amaso, nukumenya kurenza amaso amafuti yabo mu bana mu buzima. Iyo ukurikiranye buri kantu bisoza ubaye umunyangeso, ariko kumenya kurenza amaso bimwe mu bintu nyuramo bijya biba byiza.
ndasoma Imigani ibice 17 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga iti, Imigani 17 umurongo wa 9 haranditse ngo, uhishira igicumuro abashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanye inshuti z'amagara. Burya mu buzima igicumuro umuntu atemere guhishira ni iki, ariko iby'abandi wemere kubihishira ugasa nkaho utabibonye. Umeze ati ngo bashaka urukundo, uhishira igicumuro abashaka urukundo. Igicumuro utazahishira ni icyawe, ariko iby'abandi byo rwose wemere kubihishira ukigira nkaho utabizi, ukigira nkaho utabibonye. Ntabwo Imana yakugaye. Uhishira igicumuro abashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanye inshuti z'amagara. Ubwo rero uko kumenya kurenza amaso intege nke z'abandi, intege nke zabo tubana, zabo dukorana, zabo dusengana, bijya bidushoboza kubana nabo amahoro. Imigani 19 nanone turasoma umurongo wa 11. Naho harimo amagambo asa n'ariye, haranditse ngo, amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, akifata kandi impamvu zo kurakara zihari. Icya kabiri, bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Bimuha icyubahiro rwose uwagendereye urugo rw'uwamuhemukiye, umukozi waguhemukiye, kudahita umwirukana ukamuha andi mahirwe. Hari igihe akorana kwigengesera no kwitonda, ipfunwe ry'ibyo yakoze mbere rikamurinda kuruta igitsure n'igihano wari kuzamuha. Noneho dusoreze ku Migani 12 umurongo wa 6. Naho haranditse ngo 12 umurongo wa 16 haranditse ngo, uburakari bw'umupfapfa bugaragara vuba, ariko umunyamakenga yirengagiza ibitutsi. Umunyamakenga we yirengagiza ibitutsi. Umuntu akagutuka, akakuryanira n'inzara ukabibona, ariko ukabyirengagiza nkaho bitabayeho. Ukubyirengagije niko no mu mutima bitagira icyo bigutwara. Imana y'amahoro idufashe iri tegeko ryo kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Imana iduha imbaraga zirisohoreza mu migenzereze yacu ya buri munsi mu izina rya Yesu. Amen.